muraho nanone bene data bavandimwe ba Kristo dufatanyije urugendo rujya mu ijuru. Muraho cyane, nongeye kubasuhuza nanone ngarutse kuri iyi mikro y'umugisha wacu TV. Duherukana mbasezeranyije yuko rwose nzagaruka, twari twagiranye ikiganiro ariko mbabwira ko nzaza nje kubwiriza. Nanone ni Pasiteri Reka Dusenge Innocent nigiye ugarutse, ngarukanye ijambo. Rero uyu munsi nashaka ko rwose nza no gutwara umwanya munini, ahubwo nifuza ko twarireba kugira ngo duhabwe umugisha n'Uwiteka. Ndazi ko mudukurikiranye muri benshi, ndazi ko mudukunda, kandi ndazi yuko muzakomeza gufashwa no guhabwa umugisha kubibwiriza by'ijambo ry'Imana tuzakomeza gutambutsa hano. Imana ibagirire neza. Ndagira ngo rero mbere yuko twumva iri jambo Imana impaye kugira ngo mbazanire, tubanze dusenga Imana. Reka tubanze dusenga Imana. Uhoraho Mana yacu, Imana y'ibyaremwe byose, Imana y'ibihumeka byose, Data wa twese uhoraho, Mana turutishije ibintu, Mana tugize abantu, kandi Imana yaduhaye amahirwe yo kumenya ijambo ryawe. Imana yaduhaye amahirwe yo kuba abatambyi b'ubwami. Ndaje kuri uyu munsi Mwami, nguhe umugisha abantu bawe Mwami. Reka ngusabe ngo muri uyu mwanya w'ijambo abantu bawe rwose Mwami Mana nziza ubasange, abantu bawe bagire neza, abantu bawe batabara, abantu bawe bahumurize, uvugane nabo Mwami Mana nziza icyo ushaka kuvugana nabo muri uyu munsi, mu izina rya Yesu Kristo. Abari barushye ubaruhure, abari baboshye ubahore, abari bananiwe ubongeremo imbaraga, mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mwami Mana nziza kugira neza, urakoze ko wuguruye imitima, urakoze kukinguye imitima Mwami, ngo ukingukire kumva ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen. Amen. Haleluya. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Uwiteka Imana riboneka mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cya mbere, dusoma umurongo wa 18 hanyuma tugeze ku murongo wa 22. Matayo igice cya mbere murongo wa 18 kugeza ku murongo wa 22. Haranditse ngo kuvuga kwa Yesu Kristo kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko yari ataramurongora, babona afite inda y'Umwuka Wera. Umugabo we Yosefu, kuko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi, ati: Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'Umwuka Wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo Umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore. Mwakire neza ijambo ry'Uwiteka Imana. Ndagira ngo uyu munsi nkubwire ko nkuzaniye ijambo rivuga ngo imigambi y'Imana abantu batabona, imigambi y'Imana abantu batamenya. Hari imigambi, hari plani Imana ibifite ku bantu bayo, ariko abantu batajya babona. Abantu bakureba bakakubona ukundi, bakakwitiranya, kubera yuko uko Imana ireba ntabwo ariko abantu bareba. Ntabwo ibyo Imana ivuga, Imana ntivuga nk'abantu.
abantu bo bakureba bakabona ahari usigaje iminsi mikeya, ariko Imana ibara iminsi myinshi. Abantu hari igihe bakubona bakabona uri insuzugurwa, nyamara Imana izi kuri nyakubahwa. Hari indi ndorerwamo Imana ikureberamo itandukanye n'iyo abantu bareba. Reka mbanze ndirimbe indirimbo imwe Imana yangiriye neza, impano yo guhimba indirimbo. Reka ndirimbeho indirimbo imwe Imana yangendereye umunsi umwe, ntekereje ku bwiza bw'Imana, numva icyo gihangano kiramanutse. Reka mbanze ndirimbira Imana. Dufite Imana itameze nk'abantu, dufite Imana itareba nk'abantu, dufite Imana itavuga nk'abantu, dufite Imana itumva nk'abantu, dufite Imana idakora nk'abantu. Ntabwo ireba uburanga ntiyumva n'amabwire, ntabwo ivuga amateshwa cyangwa ngo ikore iby'ubupfapfa. Yemwe dufite Imana itameze nk'abantu, ntabwo igigamburuzwa ku cyo yagambiriye, ntabwo ireba uburanga ntiyumva n'amabwire, ntabwo ivuga amateshwa cyangwa ngo ikore iby'ubupfapfa. Yemwe dufite Imana itameze nk'abantu, ntabwo igigamburuzwa ku cyo yagambiriye. Haleluya! Imana ntabwo igamburuzwa ku cyo yagambiriye. Imigambi y'Imana ntabwo ihindura igendeye ku bicu, igendeye ku zuba, ku mvura, ku bibazo, ku bigeragezo, ku ndwara, ku bukene, ku mpamvu iyo ari yo yose, ku bw'amagambo y'abantu, ku byo abantu bareba cyangwa bavuga. Imana yo ntabwo igamburura mu migambi yayo, ntabwo Imana ihindura. Imana ni Imana yihagije, ni Imana yirwanirira, ni Imana irwana intambara igatangira itsinda ikarangiza itsinda. Ni Imana idahinduka. Haleluya! Dusomye ijambo ry'Uwiteka Imana ryatubwiye inkuru ya Yesu Kristo umwana w'Imana. Haleluya! Yesu Kristo ajya kuvuka mu isi, yabyawe n'umwari Mariya. Bibiliya iravuga ngo igihe Yosefu yari yarasabye kwa Mariya. Ubundi iri jambo ryo gusaba ndagira ngo uryumve neza. Gusaba ni ugutanga isezerano. Bari baragiye kuvuga ko bazaza kumutwara ngo abo umukazana. Yosefu yari yaragiye kumubwira ko azaba umugore we, batanga n'inkwano. Nyine bari baramusabye nk'uko nawe wasabwe. Twasabwe n'amaraso ya Yesu Kristo, twasabwe na Yesu aduka amaraso ye. Haleluya! Ariko uretse no muri ibyo, no mu buzima busanzwe dufitanye amasezerano na Kristo. Yesu ashimwe cyane. Hari ibyo Yesu yatubwiye nubwo atari yabikora, nubwo atari yabizana, ariko yarabitubwiye. Yatubwiye ko azatugira neza, yatubwiye ko azadukura ku cyavu akatwicazanya n'ibikomangoma, yavuze ko azatuzahura, yavuze ko azadukiza ubukene. Hari amasezerano Imana yatubwiye. Nk'uko Mariya nawe yari yarahawe isezerano na Yosefu, natwe hari amasezerano twahawe n'Imana. Haleluya! Ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo yari ataramurongora, cyangwa se birasobanuye ngo iryo sezerano ryari ritarasohora. Yari yarasezeranye ariko ataramujyana mu rugo. Yari yarasezeranye ariko iryo sezerano ritarashyika. Hari amasezerano menshi Imana yaduhaye atari yasohora, tukiyategereje, tuyabitse, tukumva dufite icyizere, dufite ibyiringiro, dufite ibyishimo, turakomeye kubera ayo masezerano dufite, ariko atari yasohora. Atari yasohora. Tukaba aho ngaho abantu batureba, twebwe tunyuzwe n'ayo masezerano, ariko nanone tutagaragara nk'abayafite kubera yuko atari yasohora. Haleluya! Haleluya! Bibiliya iravuze ngo icyo gihe ngo babona afite inda y'umwuka wera. Iyi nda ndagira ngo nyikubwire, natwe
natwe tujya tuzigira inda z'umwuka wera. Iyi nda ubundi urebye ni ikigeragezo. Iyi nda yaje ari igisebo, iyi nda yaje ari igitutsi, kuko ku bigaragara yari ije mu mwanya utari uwayo, yari ije mu gihe abantu batabitekereza, yari ije nta mugabo afite. Cyari ikigeragezo, cyari igitutsi. Abamubonye bose bamubonaga iyo nda, bamubonana iyo nda, bamubonaga mu isura idasanzwe, bamubonaga nk'uwasebye, bamubonaga nk'uwabaye akaborore, bamubonaga nk'uwabaye iciro ry'imigani. Ariko kubera iki? Cyari ikigeragezo. Ariko ijambo ry'Imana rirambwiye ngo yari inda y'umwuka wera. Cyari ikigeragezo cyazanywe n'Imana. Hari ibigeragezo twatezwe n'Imana ubwayo kugira ngo idukuze, kugira ngo idushungure, kugira ngo itugeze aho ishaka kutugeza. Hari ibigeragezo twatezwe n'Imana. Hari inda dufite z'umwuka wera, atari inda z'amagambo, atari inda z'ibitutsi, atari inda zo gusebanya, atari inda z'amarozi, atari inda z'ubujura, atari inda z'amarare. Hari ibigeragezo twifitiye twebwe twatezwe n'Imana, ukaba uri mu murimo w'Imana. Ariko ufite ikibazo, ufite ikigeragezo, ufite umunzane Imana yagushyizeho ubwayo, niyo n'inda y'umwuka wera utwite. Uri mu murimo w'Imana ubabaye, nta cyaha, nta mutima ugucira urubanza, rwose umurimo w'Imana urawukora neza, imirimo urayikora, uracuruza ukabona biranga, wahinga ukabona niwejeje, kandi ntako utagize, kubera yuko ni ikigerageza Imana yagutije, ni ikigerageza Imana yaguhaye. Uyu Mariya nawe ngo yari afite inda y'umwuka wera. Hanyuma ijambo ry'Imana ryambwiye ngo Yosefu, uwo yari yiringiye, umuntu yari yiringiye ko azamukuraho igisebo, ko azamuteturura, ko azamukura mu bukobwa akamushyira mu rugo, nawe akitwa umugore, akitwa mama w'abana. Ngo amaze kubona ngo icyo gisebo, iyo nda ije, amaze kubona atwita, amaze kubona atangiye kubyibuha igice kimwe, atangiye kubona atangiye guciragura, atangiye kubona imisatsi imaze gucurama, atangiye kubona yisiga amavuta ntamufate nk'uko nawe bikubaho, atangiye kubona abantu bamwe batangiye kumuhunga nk'uko nawe abantu baguhunga. Ngo Yosefu yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Hari abantu wari wizeye, wari wiringiye, wibwiraga ko hari icyo bagufasha, wari uzi ko bagusezeranije ibintu runaka bitandukanye, ariko babona igisebo cyawe gikomeje kuba kinini, ikigeragezo cyawe kimaze kuba kinini kirenze uko babitekerezaga, bagatangira kukubenga, bagatangira kugukwepa, telefone bakazikuraho, amakuru bakayimana kugira ngo bitamenyekana ko mwari muziranye. Icyo nicyo kigeragezo. Kubera nyine wagize ikigeragezo batazi aho cyaturutse, bamwe bagatangira kugucira imanza, bakibaza ngo mbese impamvu akennye aharajya mu ndaya, ahari impamvu akennye, impamvu acuruza niyunguke, nta mashuri makeya, nta bumenyi afite, ni umunebwe. Oya, ntabwo ari icyo, ni ikigeragezo, ni ikigeragezo cyakujeho. Hanyuma rero bagira umugambi, baravuga ngo reka twikuremo, nubwo nagombaga kumufasha, ariko uko nabigenza kose ntabwo yazazamuka, ndabona aho ari ni kure cyane, utwo namutangaho kwaba ari nko kuruhira ubusa. Batangira kugukwepa, wabatumira mu birori ukabona ntibaza, ura mu nshuti. Kubera iki? Ni ikigeragezo watewe n'Imana. Imana yonyine niyo ushobora kugukura mu kigeragezo yakuzanyemo. Nta muntu n'umwe washobora kugukura mu kigeragezo watezwe n'Imana keretse Imana ubwayo. Naho abantu bo bajya bajya inama zo kukubenga rwihishwa, bajya inama zo kukuvaho. Abantu iyo bahuye, iyo bakuvuze nawe ukuvuga ibyiza, ukagira umuryango munini, ukibona umeze nk'aho uri wenyine.
abantu mukigana mugakorana, ukazamura abantu ukabafasha mu byo ushoboye kubafasha, ariko wowe wagira mu kibazo bakakuvaho. kubera iki? ni ikigeragezo watejwe n'Imana udashobora gukurwamo n'abantu. haleluya, haleluya. n'Imana yonyine ubwayo ishobora kugukura mu kigeragezo. icyo yagushyizemo nta muntu ushobora kukigukuramo. Bibiliya yavuze ngo yigira inama yo kumubenga rwihishwa. ntabwo ari uko yamwangaga. aba bantu bagutaye mu kibazo ntabwo ari uko bakwanga, oya, ni uko ari abantu ntabwo babona umugambi w'Imana. ndagira ngo nkubwire ngo iyi nda Yosefu yahungaga mu ijuru, uwo bari barimo bayegera bari bafite umugambi. ahangaha abamarayika bari batangiye kuririmba bati hozana hozana, haleluya, hahirwa umwe uje mu izina ry'umwami, isira ibonye umutabazi, ibonye umurengezi. mu ijuru babonaga ubutabazi, ariko mu isi babonaga ikibazo. hari igihe abantu babona ikibazo kuri wowe, ariko ijuru ribona ubutabazi kuri wowe, kuko ribona ibitandukanye n'ibyo abana b'abantu bareba. umugambi w'Imana ntabwo abantu bawumenya. haleluya, ntabwo abantu bawumenya. Bibiliya yavuga mu Migani igice cya 25 yavuga ngo icyubahisha Imana ni uko ikinga ibintu byayo. Imana yisha imigambi yayo, niyo mpamvu tuyisenga, kuko ibyayo bitabihishuye byose kugira ngo bituzanire. ariko abantu ibyabo barabitaka, bakabigaragaza, bakarata ibyo bazavuga, bakarata ibyo bazakora, bakarata ibyo bafite. Imana ibyayo irabiguhisha kugira ngo uyigumeho uyitegereje. haleluya, Yesu ashimwe cyane. Bibiliya yavuze ngo Yosefu akibitekereza, ndagira ngo unyumve neza, wumvise ijambo akibitekereza. agitekereza kubenga Mariya, abantu bagitekereza kukwanga, abantu bagitekereza kujya kukurega, abantu bagitekereza kuva mu byawe, abantu bagitekereza kureka kugutwerera, abantu bagitekereza kukuvaho. umva neza ngo marayika w'Umwami Imana amubonekera mu nzozi. marayika w'Umwami Imana agira ate? amubonekera mu nzozi. ndagira ngo nkubwire ngo Imana, haleluya, uyu munsi Imana yo mu ijuru itungura abashakaga kukubenga rwihishwa, itungura abashakaga kukuvaho, abashakaga kugutererana, ibatungure mu ijambo ryayo, ibatungure ku buzima bwawe, ibasange bakibitekereza batari babikora. haleluya, batari babikora, ibasange mu nzozi, ibasange mwiyerekwa, ibasange mwishurirwa, ibabuze amahoro, bamenye uriwe. ngo marayika w'Umwami Imana asanga Yosefu mu ijoro, ngo aramubwira ngo Yosefu, Yosefu, haleluya, aramubwira ngo witinya kurongora umugeni wawe. amusobanurira uwo ari we. aramubwira ngo uyu mugeni ntabwo atwite inda y'ikigeragezo yiteye, ntabwo ari uburangare, ntabwo ari ukubera kudakora, ntabwo ari ukubera kutirinda, ntabwo ari amashuri makeya, ntabwo ari umuryango mubi, ntabwo ari amasengesho makeya, ntabwo ari ukubera ibyaha, si ukubera kudakiranuka. ni njyewe wamuteje ikigeragezo. Imana isobanure ko ari yo ubwayo yaguteje ikigeragezo. aravuga ngo ni njyewe, kandi dore iki kigeragezo namuteje, ndagira ngo nkubwire ngo kigiye kumuhindurira izina. ikigeragezo Imana yaguteje kiguhindurira izina mu izina rya Yesu Kristo. aravuga ngo azabyara umuhungu, uzamwite Yesu. aravuga ngo kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. noneho ahita yumva, noneho singe twita ikigeragezo, nwita umwami, nwita umukiza, nwita uwahanuwe. mbese iki kigeragezo ndimo ni cyenda kungeza ku bisubizo. ndagira ngo mubwire ngo ikigeragezo urimo ni cyenda kugusimbutsa, kikaguterura, kikakujyana mu bisubizo. Imana yakizanye kugira ngo kizakwimure, Imana yakizanye kugira ngo uzatange ubuhamya. ndagira ngo nkubwire ngo ikigeragezo Imana yazanye
iyo ukitwayemo neza kubera umugambi w'Imana kikujyana ahandi hantu. Humura, wowe wikwita ku byo abantu bavuga, wikwita ku byo abantu bareba, wikwita ku nama ziterana, wikwita ku bagutererana. Umugambi w'Imana ntabwo abantu bawusobanukirwa, ariko wowe wavuganye n'Imana menya ngo ndi mu mugambi w'Imana nubwo ndi mu kigeragezo, ariko igihe kiraje Imana ihindura amateka, Imana isoza isezerano ryayo. Umenye ni wowe ubwawe. Mariya niwe wari ukeneye kumenya ko atwite inda y'Umwuka Wera, ni wowe ukeneye kumenya ko ikigeragezo urimo wagishyizwemo n'Imana. Abantu bo batekereza ko wagishyizwemo n'ibindi bintu, ariko wowe ubwawe urabizi impamvu uri mu kigeragezo, urabizi kuri mu ishuri ry'Imana. Haleluya, haleluya. Bibiliya yavuze ngo ibyo byose ku murongo wa 22 ngo byabereyeho kugira ngo ibyasezeranijwe bisohore. Hari ibintu bikubaho, hari ibigeragezo ufite bikuriho kugira ngo bizasoze ibyasezeranijwe kuri wowe. Haleluya. Hari ibintu bikuriho kugira ngo bizasoze ibyasezeranijwe kuri wowe. Hari ibintu wasezeranijwe bigomba guca mu bigeragezo. Rero wireba ibyo abantu bareba, wikwita ku byo abantu bavuga. Wowe menya ngo Imana ibyo ireba si ibyo abantu bareba, ibyo ivuga si ibyo abantu bavuga. Imana ntabwo ireba nk'abantu. Wikwita ku byo abantu bakubwira. Imana igufite undi mugambi utandukanye n'uw'abantu bakubwira. Abantu barareba ibigaragara, ariko ibyishe byahishwe n'Imana, kandi izaza kubishura kuri wowe itandukanye. Wowe ubu ngubu nawe w'igihe kizaza, itandukanye wowe w'isezerano nawe w'ibibazo, itandukanye wowe w'isezerano nawe w'ibigeragezo. Humura, yasezeranye nawe niyo kwizerwa. Haleluya. Hari umugambi Imana igufiteho utandukanye n'uw'abantu bagufiteho. Hari umugambi Imana igufiteho utandukanye n'uko abantu bagufata. Wewe wavuganye n'Imana, wewe wasenze Imana, wewe wabanye n'Imana, tegereza wihanganye. Komera, komera. Imana izaza. Bakitekereza kukubenga, bagitekereza kukugambanira, bagitekereza kugukura mu nshuti zabo, bagitekereza kugukura mu bantu babara mu muryango. Humura, Imana iraje yiyerekane mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Nkuzaniye ijambo ry'ihumure ryo kukubwira ngo uko abantu bareba siko Imana ireba. Umugambi Imana ifite utandukanye n'umugambi abantu bafite, kandi nta wamenya imigambi y'Imana. Hariya mu bantu bari barimo barira baboroga bavuga ngo Mariya aratwite, ariko mu ijuru hari impundu. Nibyo koko abantu barakubona uri mu kigeragezo, ariko dore mu ijuru hari impundu. Baravuga ngo aratabawe, we baravuga ngo aratabawe, baravuga ngo dore aratsinze, anesheje ikigeragezo, anesheje bya bindi, imitego yose Satani yateze ntiyamubashije. Yarashonje arihangana, yarageragezwa arihangana, yaratutswa arihangana, yarahagaritswa arihangana, yaratenzwe arihangana. Imana iraje kuzamure. Dore mu ijuru hari ibirori, bavuga ngo uranesheje, bavuga ngo uratsinze. Dore hari ibirori, hari ibirori, kandi ijuru rinezerewe, nawe riraza ikunezeze, riraza kukunezeza. Imana ikugire neza, wambara imbaraga, ukomere, umenye ko ibyo abantu bareba, ibyo abantu bavuga atari ibyo Imana ivuga. Umugambi w'Imana uhishwe abana b'abantu. Imana ikugire neza. Tinda ku Mana, hanga amaso Imana. Imana izakugirira neza idakanzwe n'ibyo abantu bavuga cyangwa n'ibyo abantu bareba, ahubwo kuko yasezeranye nawe. Gumana isezerano, komera mu kigeragezo, Imana ikugirire neza. Imana ibaho umugisha, Imana ibagirire neza. Niri jambo nari mbazaniye kugira ngo turisangire. Ndagira ngo rero munyemerere ureke ngusengere. Reka ngusengere, we warunanijwe, we warucitse intege kubera ibigeragezo bitandukanye, wowe warutangiye kwiheba, we warutangiye gucibwa intege n'amagambo y'abantu, ibyo abantu bavuga bitandukanye, we warutangiye kureba ukareba ibigaragara. Humura, Imana
ifite undi mugambi wowe utareba. Reka ngusengere, zamura kwizera, vuga ngo nubwo ntareba gutabarwa, ariko mu ijuru hari impundu zo kuntabara. Hari ibyo bari kureba ubutabazi bwanjye ntareba. Reka ngusengere Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, jambo ryawe ni rizima, wavuze ko uzariherekeresha ibitangaza n'ibimenyetso. Ndasenze ngo uriherekeze Mwami kuri buri wese uzaryumva, uzatega amatwi iri jambo Mwami, rimukorere, rihindure ubuzima bwe, rikubite imbaraga z'umwijima, rihindure Mana z'amateka, rikubite imbaraga za Satani, rimwongere imbaraga. Iri jambo Mwami risubize imbaraga mu bugingo bw'abaryumvise, kugira ngo bakomere, bashike mu migambi yawe, amasezerano yawe azasore kuri bo mu izina rya Yesu Kristo. Mwami, komeza kubarwanirira, kubita utababarira imbaraga za Satani, imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu, maze ubwoko bwawe buhabwe umugisha. Mwami, urakoze kudukomeza mu ijambo ryawe, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze Yesu, amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, bane amahoro ya Kristo naho ubutaha.